Bashyitsi namwe basangwa dusangiye isano igasaba mu bisekuru mu nkundire mbatera iteka rizira itate mbaturi neza y'ubumanzi mbaha agaciro kazira intazi mbagaragaze mu ihuriro ry'abahanzi. Aha turi ni mu muryango wa Ruca mu makuba uwo mugezeho nditse dusangiye isano tugasangira amaziri. Iwacu tuzira icyaha ntabwo turijira ijuru. Turi mu nkera y'igitaramo n'isurukatsa turaza gusiga dusenge duseke dusakuze turaza kwisanga ari isambu yari byiza gusa. Iwacu ni ku ijoro rya Kamonyi. Muraza kunyemerera rero tubaye ikaze muri uyu muryango. Turi kumwe n'ingeri zitandukanye, hari intore turaza kubaha umwanya bazibukire. Dufite abakobwa bari barenze ubwangavu, tukagira n'abahungu b'ingimbi barutebeza bigemba urwego rw'ingabo nziza. Izo ni ingeri ziri bubataramire kandi zitandukanye turaza guhamanya. Ariko munyemerere mbere na mbere iwacu ni kwa basenga si kwa basenzi. Turasiga tugasenga tugasingiza Yezu rugira byose waje wabambwe tukabamburwa yagera ku musaraba igorogota ibyari biboshye bikabobuka. Muranyemerera duce bugufi maze tubanze twiragiza Imana. Iwacu dufite abinginzi benshi maze duhamagara umwinginzi wacu twingingira Nyagasani aguza agasani muri iyi misango tuze gusangira twese twizihiwe. Twubahe Imana dusenge. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ngwino Roho Mutagatifu sanganya imitima yo kwemera ukunda, wohereze Roho wawe byose bibishya n'izabone guhinduka. Dusabe Mana myinshi kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe no gukunda ibitunganye no kurengera iteka rwa Yesu Kristo Umwami wacu. Nyagasani Mana turagushimiye turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye ko waturinze mu byatambutse n'uyu munsi ukaba ukiturinze. Tukweretse ibigiye kubera aha ngaha aba ari wowe kubigenga, ibyo ubona bidukwiriye kandi bigushimisha imbere yawe, uduhana umuntu mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Uba Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka ibiba n'ibiteka ryose, amina. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Muranyemerera abadafite igitega duhuze ibiganza dushimira Imana yaturinze natwe twishimira ku bwacu. Umubyeyi ngire ntibashyitsi namwe basangwa dusangiye isano basaba mu bisekuru ariko bashyitsi beza. Murakaza neza ku gicumbi cy'umuco kwicukiro ry'abato batura n'abadatongana. Murakaza neza ku muharuro umuhondo umuhura umuhora amahoro y'Imana nahorane namwe. Nibantize ibiganza maze tubakire muri iki gitaramo. Umubyeyi nkingi negamira nkema rero wowe turarira ku nkiko ngo tarara ku nkeke, wowe nkingi yari nkingi ukabarukira bakwe bakwite. Abashyitsi baje batugana bavunyishije ndabavugisha, naje gusanga batwawe ku isibo n'umubyeyi inshuti agatasohoka muri uyu muryango nta wundi ni Muhahizi Jean Baptiste. Turaza kumuha ikaze muri uyu muryango maze dutarame bishyekeye. Yaje yikwije yikoreye inkangara n'ibiseke bisenye neza byasozerero bamasenge, bafite na za zindi bapfundura ntibigire pfunyipfunyi ngo bitore ipfunwe kuvuga bipfundikiye. Iyo ni imitwa baje bitwaye. Mubyeyi umwanya n'uwawe uvunyeho bakuvunye irindi, genda beretse murakabyara.